bayobozi bose ndetse na buri wese wa joininze cyangwa se wafashe umwanya kugira ngo dusabane dusangire ijambo ry'Imana. Muraza kwihanganira voice yanjye harimo akantu kameze nko gusarara. Umuntu guhera mu gitondo umuntu yigisha kugeza amagingo nabyo bisaba kuvuga. Urumva rero ko voice ntabwo igize, ariko nta kibazo turaza kumvikana. Imana ishimwe cyane. Twakiriye bene data baje nonaha. Apostle Namani yumvemo ikaze, amubonye ajonize mu kanya. Nabonyemo n'undi muntu mushya, umunyeshuri wanjye muri secondaire witwa Habishuti Gerard. Habishuti Gerard, uramutse uri ahantu nta kibazo wadusuhuza. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe rwose, ndakunezerewe cyane. Kandi rwose hano hantu ari isa ntihinduka. Link niriya nabahaye ku rubuga rwacu duhuriramo nk'abantu b'iwacu. Rero rwose nujya ubona akanya, ndabizi kugira ishyaka n'umuhate ujye uza dusangire kwa ino platform. Hari abana b'Imana kandi nawe urisanga. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Rero Imana ishimwe cyane. Hari topic mwino minsi dufite yo kwanga agakiza n'iki. Iyi topic navuga ngo twatangiriwe na Apostle Namani. Hari igihe abantu ngo hashyizweho urufatiro, ngo yashyizeho urufatiro, ariko noneho navuga ngo Apostle Namani yashyizeho ikirenze kuba urufatiro, kuko yakoze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuntu ushaka kugira understanding rwose ashaka kwicara akiga agasubiramo akongera agasubiramo abashe kwicara rwose yige uburyo bwose bushoboka. Yarasobanutse atangira, yashyizeho definition cyangwa se yagaragaje ko nta jambo rihari rigaragaza uburyo umuntu yadefininga ngo agakiza, ariko hari bimwe yasobanuye atari byo ngiye kuvuga. Ariko yatanze agakiza abanza mu buryo buri history cyangwa se bw'amateka y'aho ijambo ryaturutse, nk'ijambo ryo mu gihe cy'isoteriya. Agaragaza uburyo abami barwanaga bagafata ubutaka, bagafata territory, bagafata amatware kugira ngo ba securing bashyire mu mutekano, kandi umutekano wizewe ubwabo byabasabaga kuza gutura aho hantu. Urumva ari umwami. Rimwe na rimwe biranatugora mu gihe turimo kumva umwami, biranatugora cyane kumva imbaraga ziwe. Umwami yabaga akomeye mu gihe cye, no kumva abaroma cyangwa se abagiriki, abantu banyiganyiza isi, kuvuga ngo umwami yavuye yagiye gutura ahangaha, cyabaga ari ikintu gikomeye cyane. Bivuga ngo umutekano wabaga wuzuye 100%. Ahantu nigeze gutura za Kacyiru, bitewe naho nari negere ntashaka kuvuga aho hantu, kuvuga ngo urashaka umusekirite umara iki, nta kireka ufungura imodokari nako gufungurira urugi ugiye kwinjira, nta kwanga igisambo kizaza kwiba, kiba giturutse umutekano wawo wonyine uhari urihagije. Ibyo kuvuga ngo urashaka ngo uraza kuryama wikanga abajura ntabahari. Rero umutekano abantu bawuhabwaga n'uhatuye cyangwa se n'uhakorera uwo ari we. Tayita ubwayo yahitaga igena umutekano w'aho hantu. Rero bivuga ngo nimba umwami yarabaga avuye ari we sota, akava mu matware akaza gutura mw'ayo matware yamaze gufatwa, ubwabyo byagenaga umutekano, nta kumirwa, nta kibazo aho hantu hagombaga kugira. Imana ishimwe cyane. Rero Kristo nawe yakoze uwo murimo. Hari amatware yatwawe aribo twebwe. Ayo matware araza arayabohoza, arayatwara, arayarwanira kandi arayatsindira. Amaze kuyatsindira ntiyaderega abagomba kurinda aho hantu, ahubwo we ubwiwe himself aza gutura mw'ayo matware. Ayo matware ni jyewe, ni wowe, yaje gutura muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Vanguro agakiza ubwako karihagije. Nyuma yo kugasobanukirwa akariko n'ubushobozi n'imbaraga zako, ntekereza ko ntabwo bya soundinga neza. Ntibyanashoboka gusenga ngo Mana
ndaguhenzahenze ngo uzubane nanjye, ugendane nanjye, ngiye kuryama uryamane nanjye. Oya rwose yaba ari totology, kwaba ari kudasobanukirwa, yaba ari gutakaza umwanya, yaba ari amasengesho agaragaza kutizera cyangwa se kutamenya, kudasobanukirwa icyo agakiza gasobanuye. Ariko Imana ishimwe yashyizeho mu itorero, yashyizeho abahanuzi, ishyiraho intumwa, ishyiraho abashumba, ishyiraho ba evangelist, ishyiraho abigisha kugira ngo umubiri wa Kristo umenye neza, usobanukirwe. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa none twicara tukakira kandi tukiga. Imana ishimwe cyane. Ikindi cyumweru cyatangiwe na Profete Gilbert, Imana imumugisha rwose, yakoze emphasize ikomeye cyane, yagaragaje ko twahawe ijambo ry'umwuzo. Ijambo nta kindi kintu kigomba kurenga aho ngaho. Amatware yarafashwe kandi uwari uyarimo yarirukanwe, watsindiye amatware yaje kuyaturamo. Bivuga ngo nta yindi negociation, niryo jambo ry'umwuzuro. Icyaha cyavuyemo, igihari ni ugusangiza ubuzima. Kristo nta yindi ntego yaje gufata, yatumye aza gufata ayo matware. Yagaragaje ko nta yindi nkuru tugomba kuvuga uretse iyo nkuru. Umunsi wa kabiri yagaragaje ko icyo twakiriye cy'agakiza ntibishoboka ko hariho gutandukana, ntabwo bishoboka. Yatanze iyo security, gusobanukirwa nabyo bigira ikintu bikora muri twebwe. Ejo yagaragaje ubundi buryo bw'agakiza, agaragaza ko yahuje guvuka bwa kabiri n'umuzuko wa Yesu Kristo. Ntekereza ngo hakozwe umusanzu ukomeye cyane ku birebana n'agakiza, ku buryo navuga ngo byagiye bifungura, byagiye binagena uburyo abantu bagomba kwiga. Rero Imana ishimwe cyane. Hari ukuntu rimwe na rimwe tutarasobanukirwa, umuntu yasobanuraga kwibaza ese ubwo nzasobanura iki? Ariko Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe yuko aho turi muri impermanence, muri permanence. Ni ukuvuga ngo aho turi kwiriba, ntabwo turi kwiriba rya Yakobo. Kwiriba rya Yakobo nyineho abantu barongera bakagira inyota. Ndibaza abantu bajoininze kuri platform ya Apostle Naman ejo, yakoze introduction nziza cyane. Hari abantu twari tuzi bahitinga mu minsi yashize yabayeho, ugasanga umuntu arahitinga cyane. Yewe impamvu yahitingaga nta nyuma ugasanga ntayitinga, suko ibyo kuvuga byashize, ahubwo n'ubundi ahantu yikonegise ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, cyangwa kizana cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza. Igiti kimenyesha ikibi n'icyiza cyari igiti kiri temporary, ntabwo cyari igiti kiri permanence. Rero abantu bikonekitinza hose, cyane cyane abafite mindset y'idini, icyo bagaragaza bashaka haboneka ikintu gihitinga, kuko muri bo isoko nyayo ntabwo bari connected n'isoko nyayo, bo bari connected na self dependence, naho umuntu we ari we soko, cyangwa se hakaba hari undi muntu runaka. Yesu urakoze cyane. Seasonal message, hari message yabaga igomba gusetinga igendeye ku bihe runaka, igendeye ku ibingibi. Iyo message nyine iyo season igiye biba birangiye. Nimba ari igihe cy'inzara kikarangira, iyo message irarangiye. Nimba ari igihe cy'ibyago, ibyo byago bikarangira, iyo message irarangiye. Izo message bene kuzivuga n'abiyemeje kuzajya bazivuga ni message zirangira, kubera yuko zidependinga ku bushobozi bwa muntu. Ntabwo ubushobozi bwa muntu buri limited, bugira aho bugarukira kandi bugira butagomba kurenga. Kandi ikindi ni seasonal, kandi ni na local. Ntabwo ibyo bintu bivugwa n'urugero bishobora kuvugwa mu gice runaka cy'agace kw'isi runaka, ngo bifate hamwe ubivane n'urugero mu Buhinde ubizane mu Rwanda, bivane mu Rwanda ubijyane mu Buhinde, cyangwa se ubivane mu Rwanda ubijyane muri Kenya, kuko ni seasonal kandi nanone ni specific ku gace runaka. Kuko nimba ari inzara, ntabwo abantu bose bafite inzara. Nimba ari abantu b'ubushomeri, ntabwo abantu bose ari ubushomeri. Nimba ari abantu bameze gutya, ntabwo abantu bose ari icyo kibazo. Ni ubutumwa bugenda bushingira ku bintu runaka. Ubwo ni season birarangira. Ariko noneho kare nahoze nezerwa ndi kumwe ndi gukora fellowship na Holy Spirit. Hari igihe rimwe na rimwe pastor wacu mpano bambwira ati rero ibintu barabivuze byararangiye. Ni ukuri pe,
ntabwo twebwa isoko tuvomaho ntabwo irangira, ntabwo birangira. Revelation ni full package irahari, ni nyinshi cyane. Kumbwira ngo byarangiye, kereka uramutse watekerezaga yuko hari ibyo waborotse mu mutwe cyangwa se afashe mu mutwe cyangwa se wisetinzemo kugomba gutanga, ibyo byo birarangira. Ariko nimba uri muri twe ari we Holy Spirit, ari we muri twe, ari we soko y'icyo twavuga n'icyo twakora, afite full package, afite byinshi. Utekereze ko Paul yavuze ngo ibi bigomba gukorwa kugeza ubwo twese tuzagera ku rugero rukize rw'igihagararo cya Yesu Kristo. Ntabwo ibyo birashoboka, ntibirageraho, turacyari n'iyo jano, turacyasobanukirwa, turacyahishurirwa. Bivuga ngo rero nta muntu ufite icyo yavuga kuri Kristo avuge ngo I put a full stop, ndahagaritse, birarangiye, nta kindi kizazanga. Oya, revelation dimension cyangwa se side zo gusobanukirwa, there are so many. Paulo yaravuze ngo asengera Abefeso, natwe dusengera ngo duhabwe imbaraga zo kumenya hamwe n'abera bose uburebure, ubugari, uburebure bw'ubujyakuzimu n'ubujya hejuru bw'urukundo bwabwo. Ubwo ari bwo yagaragazaga ko urukundo rw'Imana ari rugari kurusobanukirwa, utavangura gusobanukirwa umunsi umwe. Rero Imana ishimwe cyane. Nanjye nanezerewe, hari mu byo Apostle Naamani yadusharinze, hari ikintu yavuze ngo ntibishoboka ko dushobora gusobanukirwa agakiza tutamenye incarnation. Mana ishimwe cyane. Nababwiye ngo sorry, mbaye nisabira Pastor Mpano wacu, ni ukuvuga ngo Apostle Naamani arigisha ku rwego ruri strong, ku rwego ruri hejuru, ku rwego navuga ngo bisaba umuvuduko uri hejuru cyane. Genoze settinga nafashe audio zose z'imizi 5, usanga biransaba nibura amezi 3 kugira ngo mbe nicaye nsezize nicare nimve neza, nsobanukiwe neza. Urumva ni umuntu wabaye determined yo kwicara ngasobanukirwa. None mwibuke ko Apostle Naamani yatuga ati abantu bagomba kwicara bagashira akabono hasi bakiga, nko kumbwira ngo abantu ntabwo bashaka kwiga kandi bashaka kuvuga, bashaka kubwiriza, bizagora cyane. Rero birasaba ko abantu tuzicara tukiga byanze bikuze. Abasaba rero umunsi Apostle Naamani yigishije gupanga undi mwigisha inyuma yiwe, muzajye mu mupanga aje gukora recovery, aje gukora recap, aje gukora nko kwemphasizinga. Sorry kuba ngiye kumwita gutya, namufashe nka urabona aba professor lecturer uri ku level ya professora, ntabwo rwose kubera abantu benshi bamukeneye, biragoye ko azasobanura ikintu ku rwego uburyo ucyumva. Akenewe n'abantu benshi cyane. Rero Pastor Naamani akenewe n'abantu benshi cyane. Umwanya tumubonye akaboneka, hazajya hapangwa ba assistant bamuflowinga, bamukurikira, kugira ngo nibaza gufata umwanya bigisha baza kwemphasizinga ku buryo yigishije, bizafasha kugira deep understanding. Ejo utazasanga dufata ibintu tubyiga bimeze nko kubitrowinga, nko kubishibura ku bantu, nyamara at the end wakora self evaluation ukamera nkaho nta kintu wigeze wiga. Mwibuka ko na Paulo yigeze kuvuga ati kereka mwarize igishoboze cyose naragikoze. Ariko impamvu yabivuze nuko bishoboka ko abantu bakwiga, ariko igihe kikagera ugasanga n'ubundi ntabwo hari kuba habaye intuzi. Rero ku giti cy'umuntu hari abazagira amahirwe yo gusubiramo za audio, abo ni bamwe. Aba kabiri hari abazasoma azasoma script iba yatambutse bagasoma kuri sermon. Secondly, hariko hari abandi bantu ibyo byose batazabikora. I tell you because I'm a teacher, ndi umwarimu, ndi umurezi, ndenda mbona ability yo kwiga, index of yo kwiga kw'abanyeshuri ntabwo twiga mu buryo butandukanye. Bityo rero ubwo buryo nabwo nibujyaho nk'imizi 5 ari myinshi rwose, hari ukurikiraho abandi bantu badufasha muri emphasize. Cyakoze Gilbert yari emphasizinze kandi bigenda neza. Imana ishimwe cyane. Suka Apostle Naamani atemphasizinga, ariko atanga great volume navango, ndashima cyane ku buryo ashaka kugusigira package yewe chere kuri ngumba yo kumva, ariko ubundi yabagwaye package uzafata n'igihe kirekire cyane. Imana ishimwe cyane. Rero iyo incarnation niyo shakuzaho, naribajije ndareba se agakiza cyakoze Ovania yameze ari ijambo yavuze, ari kutubwira agakiza cyangwa se agakiza keshi na keshi twagiye twumva agakiza kagahita gakubirwa mu cyaha,
ku buryo hari abantu gukizwa bumva icyaha okay, abagerageje bakamenya icyo Adamu yakoze then kikavaho, ariko nyuma nibinjire ngo bamenye deeply agakiza bimeze bitse. Secondly, hari abandi noneho bo rimwe na rimwe bumva agakiza icyo Yesu aragikoze, arangije abantu bagomba kwirwanaho. Yes, naribajije noneho kugira ngo ngire aho nangirira agakiza, dusome mu murongo wo mu Befeso 1. Abefeso 1 uza kuba ari available, maybe ashobora gufasha abantu badafite Bible. Genda akoresha hard copy, nta kibazo, ndayikoresha even if nyindi nayikoresha, ariko ndakoresha hard copy ku buryo bwo gufasha abantu bari live ahangaha bagira byabafasha. Ubwo bari kuri YouTube ba recordinga cyangwa se basoma, baramutse afite hard copy basoma cyangwa se bakanandika. Imana ishimwe cyane. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Reka kugira ngo sentence yose tuyitangire ku murongo wa 3 ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se. Urakoze cyane Emma. Ishimwe ko yaduhereye muri Kristo Yesu, yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Yaduhereye muri Kristo Yesu. Nta handi hantu Imana yagennye kugira ikitangira kiri out of Jesus Christ. Bivuga ngo nimba umugisha Imana yaragennye kuyitangira muri Kristo Yesu, ikindi kintu cyose umuntu cyageraho out of Jesus Christ is not concerned by blessing. Ntabwo ari umugisha. Maybe isi ishobora kucyita umugisha according to the world system, ariko this time umugisha tuvuga, umugisha twahawe n'uwo twaherewe muri Kristo Yesu. Mana ishimwe cyane. Kabiri ngo nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa. Hano hantu niho nifuza kuri flyer handitse ngo umugambi w'Imana ntabwo ari reaction, ntabwo ari umwanzuro Imana yafashe, nta nubwo ari igisubizo, si n'uburyo, si n'inzira Imana yashakishije. Ubwo Adamu yamaraga kugwa, si cyo cyateye Imana gushakisha uburyo iza gukiza abantu, si nacyo cyateye Imana kugena uburyo igomba kubaho. Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana kuri twe, cyangwa se umugambi w'Imana ari wo tuza kureba Imana yagennye wo gutura mu muntu, ni umugambi Imana yagennye mbere y'ibihe. Imana ishimwe cyane. Mbere y'ibihe murabizi neza ko ibihe iyo ni response ya sin byaje kubera icyaha. Vuga ngo communication, imibereho ku isi, kugira ngo abantu babashe kumanajinga isi, kugira ngo babashe kubaho, hagomba kuba hazaho ibihe, hakazaho space. Ibyo byose ni reziritsa, ibyo byose ni response cyangwa se ni byaje nyuma y'icyaha. Noneho icyo tugiye kuvuga ahangaha nshaka ko twemphasizingaho ni before fall, ni before the world creation, ni mbere y'iremwa ry'isi. Ngo nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa. Mana ishimwe cyane. Yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo imbere yayo. Imana ishimwe cyane ngo yadutoranirije. Ndagira ngo abantu tugire twemphasizinga kuno murongo, suka ari ubwa mbere tuwusomewe cyangwa se tunawusomye cyangwa tunawigishije. Umugambi w'Imana ntabwo ari umugambi wabayeho kubera ko Adamu akoze icyaha. Oya, ntabwo yigeze igena ko igomba kudutoranyiriza muri Kristo bishingiye ku cyaha. Ngejo noneho abantu haduka inkundura yo kurwana n'icyaha, abantu noneho batangire barwana inkundura yacyo, cyangwa se tuvuge ngo Yesu Kristo yakivanyeho. Nimba aramaze kukivanaho, abantu bicare bumve ko byarangiye,
bumve ko umugambi nyamukuru w'Imana kwari ukuza kuvana y'icyaha. Umugambi w'Imana urenze kuza kuvana y'icyaha, nubwo kuvanamo icyaha, kuvana y'icyaha yari patsi ya plan ya eternal plan of God for dwelling in man. Wari umugambi w'Imana wo kuba mu muntu, haza kuba involvement cyangwa se iza gushiramo icyo bita iza gushiramo gucungura, cyangwa se iza gushiramo gucungura nk'ikizabaho bitewe n'umuntu. Hano hantu ndagaruka, hano hantu defasizinga kubera iki Imana yagenaga ibintu gucungura. Hano hantu hari Apostle Namana twigisha yashyizeho ahantu tugomba kwemfasizinga, kandi benshi rimwe na rimwe usanga batibandaho. Hari n'abandi bantu banahagurukiye bigaragaza nkaho urukundo rw'Imana yasobanuye neza. Imana yagennye ko umuntu nubwo agomba kuzaturwamo n'Imana, niwe uzabyemera cyangwa se akabihakana. His choice is not by power. Ntabwo ari imbaraga, si n'igitugu Imana izakoresha ngo iziture mu muntu. Oya, Imana ubwayo yagennye cyangwa se yaremye umuntu, imuremana free will, imuremana amahitamo yo guhitamo. Rero no kuba umuntu agomba guhinduka ubuturo bw'Imana ngo Imana izimuturemo, umuntu yagombaga kubyemera cyangwa se akabihakana. Kuko iyo bitaza kwemeza gutyo wakwibaza ngo why, kubera iki gucungura byazaga? Kubera iki kirema Adamu itahise ifatirana icyaha kitaraba igahita imwinjiramo ikarindira yuko icyaha kikaza kuba then ikagena gucungura umuntu? Oya, Imana ni urukundo, ariko twabonye ko urukundo rw'Imana please ni urukundo rurenze explanation abantu batanga. Ntabwo ari super love, ahubwo ni urukundo rwemera amahitamo y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Nibyo turi kuvuga, ni amahitamo yawe yo kujoyininga cyangwa se nunajoyininga, ni amahitamo yawe yo kwakira cyangwa se nunakira, kuko niko Imana yagennye ko bigomba kubaho. Ntiyigeze yifuza kuba umunyagitugu, nubwo benshi bayigaragaje nk'Imana y'inyagitugu, bakayigaragaza nk'Imana ifata ku ngufu, bakayigaragaza nk'Imana ikora ibyo ishaka ngo uko ishaka nuko itekereje. Imana ni Imana y'urukundo, nta kintu na kimwe yigeze ikora itagishije umuntu inama ngo imubaze ngo uremera cyangwa se niwemera. Nguwo umugambi w'Imana w'agakiza wagomba kuba utangiriwe no kurema umuntu, ariko ikamurema. Imana ishimwe cyane, ikamurema muri we harimo guhitamo. Imana ishimwe cyane. Noneho nihuse ko nashaka uyu munsi tufata akanya ko gusenga, nihuse Paulo cyakoze Imana ishimwe. Bano bagabo barahishuriwe guhishurirwa mbere y'ibihe, kuko rimwe na rimwe no mu bihe rimwe na rimwe biratugora, ugasanga abantu byabagoye none gusobanukirwa guhishurirwa mbere y'ibihe, kuko Imana yagennye ko muri we yagennye nkuko yadutoranije muri we isi itararemwa, yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera n'abaziranenge tutagawa imbere yayo. Ahangaha twemfasizinga hano hantu, yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo bigende bitse nitumara gutoranyizwa muri we tube abera. Hano hantu kuno kwera rimwe na rimwe hari igihe wibaza ngo byagenze bitse abantu bafite Bibiliya kandi bavuga ko bigisha Bibiliya, byagenze gute kugira ngo hasigare ari intambara yo kurwanira kwera, yo gushakisha kwera, ku buryo Imana igomba kubireba, yamara kubireba ikavivura ikavuga ngo uruwera, yamara kubivivura abantu nabo bati tukimara kubona Imana ibivivuye tugomba gushyiraho ibitabo by'abo bantu bitwa bera
byanashoboka bakaba inkingi za mwamba cyangwa se bakaba abantu bagomba gusengwa, bagomba kwiyambazwa ngo abandi babiyambaze kubera ko bamaze guhamya yuko ari abera. Ntabwo ari uko Imana yabigennye, si ubwo buryo Imana yabigennye. Ibisobanurwa si ukuri, ibisobanurwa n'ibinyoma. Nubwo abantu bari bamazemo imyaka n'imyaka, kwera Imana yavugaga ni ukwera kwayo kubonerwa muri Kristo, ni ukwera kwayo twagombaga kubonera muri Kristo, twagomba kwakira muri Kristo, apana kwera guturutsa ahandi hantu. Si ukwera yuko umuntu yavuze ngo abo nari maze iminsi nk'inzoga uyu munsi. Bavandimwe, umwuka w'Imana yanyemeje yuko nza mw'iri torero sindivuze, none ubu sinzasubira kunywa. Tayari ibitabo bikandikwa ati runaka araciyijwe, abaye umurokore, aremewe. Abandi ati ngomba kubaho umuntu yigengesereye, ni byiza. Ngomba kubaho ndi inyangamugayo, ni byiza. Ngomba kubaho ndi imfura, ni byiza. Ngomba kubaho nirinda ubusinzi, nirinda ubusambanyi, nirinda ubusambo, nirinda iki byose ntabyirinde. Kubera iki? Tagati ni iyi, kugira ngo mbuwera imbere y'Imana. Yega kwishuka k'umuntu, kwishuka ntabwo uko kwera Imana ntiyigeze igena uko ukwera kwayo yagennye, yakugennye n'abakora cyangwa se abadakora, abubahiriza cyangwa se abatubahiriza. Iyo sisiteme itarabaho. Kwera kuvugwa ni ukwera yagennye muri Kristo Yesu. Uko kwera niryo geno riri muri Kristo Yesu, nta handi hantu ryagombaga kubonekera. Kandi ngo turabera, turabaziranenge imbere yayo. Imana ishimwe ko bashyizeho abaziranenge bakongeraho imbere yayo. Imbere ya Mana ashobora kuba uwera, imbere ya Apostle Namani ashobora kuba uwera, imbere y'abantu runaka ashobora kuba uwera. Abantu umuntu yafata uyu munsi wa none uwera yatashye, umwana w'Imana yatashye kubera runaka, kubera ibintu runaka, kubera ibyo nakoze, kubera rules and regulation abantu basetinze. Ariko uku kwera kuvugwa, ubu kutagira umugayo kuvugwa, ni ukwera imbere y'Imana, ni ukwera imbere y'Imana. Uku kwera imbere y'Imana ntabwo ari ukwera kuri achievable, ntabwo ari ukwera kuri achievable. Subiremo, si ukwera abantu bakora ngo bagereho, si ukwera kuboneka by performance, si ukwera Imana yagennye biturutse mu gitutu no kwiyuhicyuya kw'abantu, si ukwera guturuka mu majoro abantu barara cyangwa se mu mwete babigirira. Ni ukwera zerepota shiki ya zimandosha ya benekotaya, ni ukwera Imana yagennye mbere y'ibihe bitarabaho, space itarabaho, ngo abantu bamwe babe mu Buhinde, abandi babe muri Kenya, abandi babe muri Europe, abandi babe mu bice bitandukanye. Ni ukwera Imana yagennye mbere y'ibihe, ikugenera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, yagennye kwera kwayo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Yagennye kwera kwayo ikugenera hehe? Muri Kristo Yesu. Tujye mu Itangiriro, hari umurongo Apostle Namani yakundaga gusoma, bye bikanyobera kuki uriya muvandimwe buri munsi akunda gusoma uriya murongo. Impamvu ni iyi, kandi nanjye nigeze gusoma mpera mu Itangiriro, ngera mu Byahishuwe, nkibaza uriya murongo ko nawusomye sina habari, singire ikintu mbona. Ni ikihe kintu Apostle Namani yabonye? Ni ikihe yabivuga ejo akongera akawusoma, akongera akawusoma, kubera iki? Ariko reka amasobanurire. Nituticara ngo duhere ibintu mu Itangiriro, duhere ibintu mbere y'ibihe, bizanatugora kubyevaluatinga mu bihe, kuko ntabwo agakiza katangiye mu bihe, agakiza katangiye mbere y'ibihe. Ntabwo agakiza kagenwe nuko umuntu aguye, agakiza kagenwe mbere yuko n'uwo muntu atarabaho, atararemwa. Mana ishimwe cyane. Itangiriro 1:26 Imana iravuga iti tureme umuntu. Imana iravuga iti tureme umuntu. Mana ishimwe cyane.
ndashaka gusobanura akantu gato muri incarnation gusa. Shaka gusobanura dusenge rwose nabwiye ngo abantu tuba turi kumwe uko igihe kizakiboneka tuzatuganira. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibiguruka, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'ibisiga n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho, ngagire 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ishimwe cyane. Uyu murongo ntabwo nuba twagiye tusobanurirwa, ntabwo Imana yaremye abantu ngo hamwe ibera y'igikara ahandi bari inzobe ahandi oya. Imana niki ivuga ngo tureme umuntu gute. Hano hantu nureba tujye mu Bakolosayi 1:15 turebe ishusho y'Imana iyo ariyo. Ni iyihe shusho yavugaga? Ni iyihe shusho umuntu agomba kuremwamo? Uyu muntu aragomba kuremerwa hehe? Kandi aragomba kuba afite iyihe shusho? By nature, not by physical. Tugenda imbere. Yes, urakoze cyane. Abakolosayi 1:15 bavuga ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Subiremo, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Uyu murongo turema umuntu ase natwe agira ishusho yacu isobanura iki? Winjiye mu sobanuro nuko Imana yavuze ngo reka tureme umuntu muri Kristo, tureme umuntu muri Kristo kuko niwe mfura mu byaremwe byose. Agira ishusho ya Kristo by nature, agira ubuzima nk'ubwa Kristo by nature, agire kureba nk'uko Kristo, agira ubutware nk'ubwa Kristo, agira imbaraga nk'iza Kristo, agire kwera nk'uko Kristo, agire gukiranuka nk'uko Kristo. Nicyo uyu murongo usobanura. Tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. None ishusho y'Imana turayibonye ninde? Ni Yesu Kristo, niwe mfura mu byaremwe byose. Tugiye kurema, ariko ubwo tugiye kurema the blueprint, igishushanyo mbonera, ubusobanuro bw'ikiremwa tugiye kurema, ubusobanuro bw'umuremyi bw'umuntu tugiye kurema, details z'umuntu tugiye kurema, tugiye kumurema ariko dushingiye kuri Kristo. Niwe mfura, niwe ugomba kurebwaho, niwe ugomba kwitabwaho, niwe tugomba kureba. Zerepota shimandeza ya binikotaya. Turagomba kurema umuntu ase natwe, ariko umuntu araremerwa hehe? Arasa natwe hanze hehe? Nizihe mbaraga? Ni ubuhe bushobozi? Bizagenda gute? Ni ubuhe buryo bizagenda? Azaremerwa hehe? Blueprint ni iyihe? Master plan ni iyihe? Niye giteri bizagenda bite? Azaremerwa muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Nituvuga kwera, higira umva kwera kw'iwabo, higira umva kwera kw'idini ry'iwabo, higira umva kwera kwa denomination y'iwabo. Kwera tuvuga i Burayi bagomba gusobanukirwa, Afurika ikagusobanukirwa, Asia ikagusobanukirwa, isi yose ikagusobanukirwa. Nukwera ko muri Kristo, nukwera ko muri Kristo. Apana ukwera ko umusozi runaka, cyangwa ukwera ko umuntu runaka, cyangwa se icyo umuntu yagenye. Zemonta shikia zini eboshara bevo sakitaya mendesaya. Nukwera tureme umuntu ase natwe, tumuremere hehe? Tumuremere uwo tugomba kureberaho ninde? Ishusho tugomba kureberaho ni iyihe? Imani ihereza blueprint umugabo yitwa Mose, iramubwira ngo Mose we, ibintu byose uri bukore ukurikiza icyitegererezo cy'ibyo wereke kuno musozi. Imana igiye kurema ikurikiza icyitegererezo cya Kristo, ituremera hehe? Gahunda yayo ni iyihe? Ni umugambi wo kuza gutura mu muntu. Ngiyi incarnation, ngiyi incarnation. Eso keta shimandosa.
iyo niyo incarnation, niwo mugambi w'Imana mbere ya redemption, mbere yo gucungura, mbere yo kuvana icyaha. Imana yanze kwisangiza ubwiza bwayo, Imana yanze kwisangiza imbaraga zayo, Imana yanze kwisangiza akamero kayo, Imana yanze kwisangiza urukundo rwayo, Imana yanze kwisangiza kwera kwayo, Imana yanze kwisangiza gukiranuka kwayo. Kandi yari Imana itaboneka, yavuga ati abantu ese ibyaremwe bizambona bike, nzakoresha ubuhe buryo? Uwo tugomba kurema agomba kuba afite ishusho ya Kristo, ku buryo azagenda mu isi ntibisabe yuko ngomba kujya kwiyerekana, ahubwo akanyerekana umubonye. Niyo mpamvu Yesu ntabwo yari afite bwo kubwira Filipo, bwo kubwira intumwa n'abigishwa be, harababwira ngo Filipo, nabanye namwe igihe kimeze gutya, ntabwo muramenya neza yuko umbonye ababonye data. Ntabwo umubiri ari umbuza kubona we, n'ukuri umbonye ababonye data. Ndi muri data na data ari muri je. Umugambi w'Imana incarnation, kwarukure mu muntu, Imana ituramo ikiyerekana, kaganira n'ibyaremwe, iri mu muntu, igakora management iri mu muntu, autorite yayo iri mu muntu. Mu muntu hagomba guhurira iki? Ijuru n'isi bigahura, ijuru rishya n'isi nshya. Amen, amen, amen. Ijuru rishya, nta rindi ijuru rishya umuntu yagombaga kuza. Imana yagomba kurema umuntu, bigahura umuntu n'Imana, bigahura humanity and divinity, ubumana n'ubuntu bigahoberana. Cyamara guhoberana, ntihabe hakiri umuntu, ntihabe hakiri Imana, ahubwo nyuma yo kugwa tuvuga icyaremwe gisha. Ariko ubundi umugambi wayo yari ikagaragara mu byaremwe byose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Zepola bimandoshaya, zerebo fansikia bimandosaya, lebo shakia vimandosaya. Reka turebe mu Befeso, Abefeso gatatu umurongo wa 9 tugeze 11. Abefeso 3 umurongo wa 9 tugeze 11. Nibishoboka turahera no 8 tugeze 11. Yes, urakoze. 8 nta kibazo, birahagije kugira ngo ufate sentence zose kamere ku 8. Befeso bice bitatu umurongo wa 8 kugeza 11. Nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose, nahere ubwo buntu kugira ngo mbwiriza abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Nsobanura nemphasizing ahangaha, higira ubwira apostle Namani cyangwa se ngabwire pastor wacu Mano ngo nabuze icyo mvuga. Oya, Kristo n'ubutunzi butarondoreka. Tube recipient, tureke Holy Spirit atwempantinga dusobanurire. Muri harimo ubutunzi, ubwo butunzi ntabwo bubasha kurondoreka. Paulo avuga ngo ibyo nabihawe ngo bigende biti, njijure bose ngo bamenye. Hano hantu nuja mu Cyongereza urasanga translation hano hantu batarayikoze neza. Njijure bose ngo bamenye, nugutuma abantu bareba, mfashe abantu kureba. Mana ishimwe cyane. Apostle watumye tureba n'ukuri pe, n'ukuri njijure numa abantu bareba icyari gisanzwe gihari nuko batakibonaga, ariko mbafashe kukiba kibe revealed, kigaragare. Paulo nawe njijure bose bamenye uburyo ibyo ubwiru bikwiriye kugenda. Ubuhe bwiru Mana ishimwe cyane. Ni ubuhe bwiru? Nta bundi bwiru bwari buhari mbere y'iremwa, mbere y'ibihe. Ubwiru ni Imana ije gutura mu muntu, yari Imana igomba gutura mu muntu. Nibwo bwiru, nta bundi bwiru. Bwari ubwiru yuko umuntu agomba kugenda ariko Imana iri muri we. Paulo nta kibazo cyo kuvuga ngo turi inzabya, we are vessel, we are carrying God in us. Nta kibazo Paulo yarafite cyo kuvuga ngo ntimuzi ko muri insengero z'umwuka w'Imana uba muri mwebwe. Nta kibazo na kimwe. Yesu aravuga ngo mbe muri mwe, nanjye namwe mube muri je, mbe muri mwe, Imana ibe muri jewe. Bivuga ngo yashakaga yuko
abantu basobanukirwa ubwiru bw'ubumana. Ni Imana gutura mu muntu, ni Imana kuza kugendera mu muntu, ni Imana mu kubana n'umuntu ku kintu cyose. Imana ishimwe cyane. Imana izi byose ikaza gutura mu muntu uzi bikeya. Imana ifite imbaraga nyinshi ikaza gutura mu muntu udafite imbaraga, ikazana imbaraga zayo zose. Imana yuzuye kumenya, ifite ubwenge bwinshi, ikaza igatura mu muntu uri amputsi, igashyiramo ubwenge bwayo. Nibwo bwari ubwiru. Njijure bose ngo bamenye uburyo Imana, njijure bose bamenye uburyo ubwiru bukwiriye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose. Hano bavuga ngo bwahishwe n'Imana, ahubwo bwahishwe mu Mana uhereye kera kose. Nibavuga ngo uhereye kera kose, ntabwo ari kera dushingiye ku mwaduko w'abazungu, si kera dushingiye kuri kolonialisme, ntabwo ari kera dushingiye ku ivuka rya Yesu Kristo, ahubwo mbere y'ibihe ubwiru ngo yaremye byo. Imana ishimwe cyane ngo bikwiriye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose. 10 kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Mana yanjye, hano ibaze itorero rifite Imana iri mu bwayo. Ububwiru uburyo bwabaga bukaze, ubwiru uburyo bukaze, Imana iri muri twebwe. Noneho Apostle Namani yabisobanuye, uyu murongo yasobanuye. Ntabwo uyu munsi wa none tugiye kwicara ngo twige imitwe y'abamarayika, ngo bari Kinganjo, ba Gaburiyeli, ba Mikayeli, ngo bashinzwe intambara, bashinzwe ibiki byose. Umuntu yajya kuryama akabatondekanya, ukagira ngo hari ni patru yagiye kugaba ku rugamba, bagiye kurwana. Bafite amatsiko yo kumenya uburyo Imana yatuye mu muntu. Imana ikagira amaguru yo kugenda, Imana ikagira amaboko yo gukora, Imana ikavuga, abantu bakayireba. Abamarayika bafite amatsiko yo kubimenya. Imana ishimwe cyane. 11 ngo bamenyeshwe n'itoro ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubwo bwiru Imana yabugambiriye muri nde? Yabugambiriye muri Kristo Yesu, yabugambiriye mbere y'ibihe, yabugambiriye ibihe bitarabaho. Ubwiru bwayo yabugambiriye mbere y'ibihe. Umugambi wayo wari uwuhe? Wari uwo gutura mu muntu. Imana ishimwe cyane. Wari uwo gutura mu muntu. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 8, urwa kabiri rwa Timoteyo gice cya mbere umurongo wa 8 kugeza 10. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza 10. ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye mboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Nubwo hano ntabwo ariyo target cyane, ariko tugomba kwitegura ubutumwa bwiza. Tugomba kwitegura ubutumwa bwiza. Reka mboneho nshimira Uwiteka yuko Imana yaduhuje n'abantu. Hari igihe rimwe nabwo dutangira kwakira ubutumwa bwiza tubusobanukirwa dufite n'ishyaka ryo kubumenya, ariko n'ubundi bikivanze n'ubujiji. Rimwe na rimwe ukajya mu banyedini ukakubita ati jyewe ndi uwera, ndi umuziranenge. Uri umuziranenge? Hari abantu n'urugero ufite amadeni utishyuye, hari abantu ibintu bigeze kubona byitambitse, hari abantu bigeze kubona bitagera neza, ukavuga ngo ndi uwera, ndi umuziranenge singawa. Barabati izo nzaduka ibintu uzanye ni ibiki? Twatangiye kwisanga mu bintu bimeze nk'akato, dusangira guhabwa akato mu buryo butandukanye. By'ukuri cyane twari dufite byari byiza, ariko ntabwo twari bwabona abantu badufasha. Twashakishaga mu mpande zose, ukumva umuntu avuga ubuntu ukamutega amatwi, wagira gutyo ugasanga si ubuntu, ni ibindi byadutse gusa kubera ko nashaka kwidisenga n'abandi bantu yashyizeho ijambo ubuntu, ahubwo ugasanga nawe ni kimwe n'abandi bose, ni amaco y'inda cyangwa se ni uburyo bwo gukwirakwiza sisiteme z'isi zo gutuma abantu bahuma kurushaho kuri mwe. Rero
bimara nkaho umuntu abaye imfubyi. Ibi ndabyumva ndabyemera. Kristo nyine icyaha yakivanyeho, nta cyaha kikindimo, mfite gukiranuka kw'Imana. Ariko si ibintu iminsi yashira ukumva sundi ibintu ndimo nibice. Wajya guca groupe runaka bavuga ati rero jewe ubu ndi ugucaho kw'Imana, groupe bayiguhubuyemo, groupe bakayikuvanamo. Wajya guca ati uriya muntu mumwitondere muzirire kuma gatutsi kuko turumva harimo ibintu yadukanye, ukabuvanyweho ukaburagiye. Yewe mana yanjye, ejo bundi niho byabaye akamaramaza. Umuntu yampamagaye aramagana n'umushuma simvuga izina ryo ati vedeko nta kibazo ufite wowe n'umuntu teology warayize, diplome urayifite, nkurikije uburyo umeze, please nagomba guhereza paruwasi, nagomba kubanza ngusengera kandi tagatero guha paruwasi, ariko ibintu wadukanye kandi uburyo mbona umuvuduko ufite, iyo ndebye sati zawe mbona utazahagarara, mbona bitazahagarara. Kubwiyo mpamvu ndumva singiye kwisenyera itorero ryanjye, singiye kubeshya, ntabwo utazi ku rutonde rw'abashumba bagomba gusengerwa, ariko ndabona bigise nkoka byarama. Ubu se ko umushumba bama 500 ubu ndi gwembwa za turuwasa, urumva yo atari avantage yako wabonye. Ariko ubutumwa bwiza bwatumye ngira gute persecution, abantu bagomba kuyitegura byanze bikunze. Batakwemera kuyitegura sinzi uko bizagenda. Hari igihe ubona umuntu ngo nigisha ubutumwa bwiza, ukabona ahantu bakwirukanye we bamuhaye gatuti, ntabwo ari ubutumwa bwiza kuko wirukanywe ahantu ugasanga ibyo avuga ni ikindi kintu, si ubutumwa bwiza. Nubwo avuga ngo ubutumwa bwiza kandi yageze mubera mugani wa Petero, Pawulo amucaha yashyiraga mu bantu akagira uko yishushanya. Bano bantu bamwe na bamwe usanga barishwe n'ubwoba bubica, suka atarabera. Bashika mu bantu basobanukiwe ubutumwa bagashira amanga bakavuga, bashika mu banyedini reka umurongo ngenderwaho agomba kubahiriza. Ariko Imana ishimwe, impamvu nshimye yaduhaye umuryango, yaduhaye abantu baturera. Ni ukuri Imana ishimwe. Uri umugisha Apostle Namani, uri umugisha Mpano, muri umugisha bashiki banjye, muri umugisha bene data. Nabonye Nyange zanga ndishima, nigeze kompostinga. Hari mushiki wanjye mfite biganye nawe wabaye muri sepu, ati Nyange zuyu yari umukozi w'Imana avuga ijambo ryuzuye amavuta rwose nuba ati cyangwa ati ubwo ni muri kumwe muri bya bintu by'ubuntu. Ndavuga ati none se ibintu by'urusa ni ikibazo mana yanjye, kiba ikibazo nyine cy'uko ndabanye humura, nta kibazo rwose. Ni umwana w'Imana kandi uko ari umuzi, ahubwo yarushije atoya. Ati cyo yari mu bantu ba mbere twemera muri ikiri cy'uburezi. Rero Imana ishimwe ko twabonye umuryango aho tuvuga ubutumwa bwiza, kandi si ukuvuga gusa, twashize amanga. Usibye n'ahangaha naho tugomba kuvuga, nta mpamvu yo kuvuga ahangaha ngo tugire ahandi iminwa abayibumbe. Byararangiye, ntacyo tukiramira. Nimba ari ubushumba byararangiye, byavuyeho. Sinzi ibindi umuntu yaba agiye kuramira bindi. Rero tugomba kuvuga ubutumwa bwiza tweruye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka dusome umurongo wa 9 hano muri Timoteyo. Twama dusoma ngo yadukije guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe nuko yagambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Imana ishimwe cyane. Yabigambiriye kera, yadukijije, yagambiriye kudukiza kera. Mu mahitamo y'umuntu yari yaramupangiye, yahise abona yuko umuntu azahitamo kuba ikigenge, akakurya ku giti cy'ubugingo. Nayo ni systeme, si ukuvuga ngo ni igiti kiri hariya cyangwa se bagomba kuryaho cyangwa se imbuto bagomba kurya. Oya, ni systeme ebyiri. Ntabwo ari byo nshaka kwigisha, n'ubundi twagiye tubisobanukirwa gakeya, tuzaguma tubyemfazayizingaho. Ariko si ibiti byari hariya nk'imbuto bagomba kurya. Oya, zari systeme ya mbere yari iyo kuvuga ngo Mana, nemeye yuko ari wowe muyobozi wanjye, ari wowe kuri kwanjye, ari wowe mbaraga zanjye, ari wowe bwenge bwanjye, ari wowe buzima bwanjye. Yari systeme y'igiti cy'ubugingo. Systeme ya kabiri ya systeme ivuga ngo hisemo jewe Mana, gahunda ni ngishi, urera ngiye kwirwanaho nere nk'uko wese. Kabiri, urakiranuka, ngiye kugerageza nyiranuke nk'uko ukiranuka. Gatatu, uri Imana yanga ikibi, ngiye kugerageza nanjye ikibi nyange. Iyo niyo systeme igiti kimenyesha icyiza n'ikibi yagaragazaga. Ntabwo cyari igiti kiri hariya gusa,
rero igihe Adamu yagenaga kwigenga akabikigenje agashaka kubaho ubuzima bw'Imana nta mwuka w'Imana uri muri we, agashaka kubaho mu mbaraga z'Imana, Imana itari muri we, icyo gihe Imana yabibonye bitaraba. Mu mugambi wo kuza kuba mu muntu ishyiramo n'iki na redemption, gucungura. Imana ishimwe cyane. Niko Pawulo yavuze ngo yadukijije ikaduhamagara, guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, ntabwo ari twe twabigambiriye, no kubw'urukundo no kubw'ubuntu bwayo twahereye muri Kristo Yesu werekera kose. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bwayo, ntabwo ubuntu bwaje kubera yuko Adamu yari amaze kugwa, ubuntu bwayo na mbere. Icyo nshaka gusorezaho, tuzakomeza ndibaza na dimashe nzabona kanya tuzakomeza hano. Icyo tugomba gusobanukirwa, tuzareba dukomparinga Adamu n'icyaremwe gisha. Adamu ntabwo atandukanye na Pastor Gilbert yabivuzeho, as well as nako Prophet Sorry na Posoname nayivuzeho. Ntabwo Adamu yari afite abure n'icyaremwe gisha. Adamu yari agifite amahitamo yo kuba yahitamo akagwa. Ntabwo icyaremwe gisha kigwa, ntibishoboka, ntabwo gishobora kugwa. Ntabwo Adamu yari afite gukiranuka kw'Imana, oya, yari inosa, nta cyaha yarakoze, nta kibi yarakoze, ariko ntabwo yari afite gukiranuka kw'Imana. Yagombaga na guhitamo kukwakira cyangwa se nakwakire. Rero ntabwo Imana yamutsindagiyemo gukiranuka kwayo. Niyo mpamvu Adamu naza nibaza kubera iki itafasha Adamu ngo imuhindure. Oya, ntabwo Adamu byari gushoboka. Umuntu yagombaga kurema, igomba kurema igaturamo. Ntabwo Adamu yari blueprint, ahubwo blueprint cyangwa se detail cyangwa se igishushanyo mbona cyo kurema yari Kristo. Icyitegererezo ntiyari Adamu. Adamu yagombaga guhitamo. Ntabwo Adamu ariyo twaba kuremerwamo, twambuka kuremerwa muri Kristo Yesu. Cyo gihe tuzatanga ngo incarnation ese byari ngombwa. Nimba iyo Adamu ataza gucumura, byari ngombwa yuko Yesu Kristo azabyagwa n'umugore. Tuzareba no tuzatangirira turebe incarnation uburyo yaje, ariko tuzareba conclusion. Reka nyivuge, byari ngombwa kabyagwa n'umugore. Tuzareba impamvu ntabwo kubyagwa n'umugore cyabaye igisubizo cy'icyaha. Oya, wari umugambi wayo kuza gutura mu muntu. Ntabwo Imana yagomba kwakira umubiri, ntabwo yagomba kuza muri Adamu ngo Adamu ahinduke Imana, ahubwo Imana niyo yagomba guhinduka umuntu. Si umuntu agomba guhinduka Imana, ahubwo ni Imana ubwayo yagomba guhinduka iki? Umuntu. Ni ibintu bitandukanye. Hari umuntu guhinduka Imana n'Imana guhinduka umuntu. Umugambi wayo wari uko igomba guhinduka iki? Umuntu. Imana ishimwe cyane. Tuzakomereza aho ngaho. Tugiye gusenga Imana kwemfasayizinga, twishimira agakiza kayo, twishimira umugambi wayo. Mu Bakolosayi 1:27 havuga ngo Yesu Kristo niyo point igaragaza mu buryo bwuzuye. Yesu Kristo niwe uri muri mwe, we byiringiro by'ubwiza. Ubwiza bw'Imana bwari ubuhe? Ibyiringiro by'Imana byari ibihe? Byari ukuza igatura mu muntu. Nibyo byiringiro Imana yari ifite. Ibyiringiro si uko Imana yari iri mu ijuru. Ibyiringiro byayo kwari ugukora habitation, kwari ugukora aho gutura naho kwiyerekanira, ikabikorera muri nde? Mu muntu. Wari umugambi wayo yuko igomba gutura mu muntu. Uyu munsi nubwo icyaha cyabayo cyagomba kubanza kuvanwaho, ariyo redemption, gucungura umuntu, yarangiza igatura mu muntu. Nyuma yo gucungura umuntu n'igihano kimaze kwakirwa, Yesu yagomba gupfa. Apostle Namana yabisobanuye. None hakaza kuzuka cyari igihamya kigaragaza new species, icyaremwe gishya, kitari Adamu wavuguruwe, kitari Adamu wakorewe innovation, yari new species itabaye itigeze kubaho, aho ubumuntu n'ubumana byihurije mu cyaremwe gishya, mu muntu.
none ubumuntu bukazimirira mu bumana, imana bukazimirira mu bumuntu, imana ikagaragara mu muntu. Ngiryo ihame, ngubwo uburyo bwo kuba umuntu, ngiyo incarnation, ngiki cyo imana yashakaga. Cyakoze uyu munsi bitewe n'uko icyaha cyaje, turacyarwana n'ingaruka z'ibisigisigi by'icyo cyaha. Imitekerereze yacu iracyakeneye guhindurwa bishingiye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu buri munsi tugomba kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe guhindura imitekerereze yacu, ibashe guhinduka, ihure neza no original plan. Natangiye mvuga ngo umugambi w'Imana ntabwo wabaye reaction ushingiye ku cyaha Adamu yakoze, ahubwo umugambi w'Imana wari uriho na mbere y'iremwa, na mbere y'ibihe. Umugambi wayo wari wo kuzigatura mu muntu. Now turi ibyaremwe bishya, turabe Imana ituyemo. Tugiye gusenga tugiye gusenga mw'iyo ndirimbo, tugiye kuririmba iyo ndirimbo, tugiye gusingiza mw'iyo ndirimbo, tugiye guhimbaza mw'iyo ndirimbo. Imana ituye muri twebwe, kubishurirwa ubwabyo ni ubuzima budasanzwe. Imana ituye muri twe, isoko y'ubuzima already deal done. Imana yamaze kugera muri twebwe, ituye muri je, ituye muri wowe. Now ikisigaje ni ukugenda duhindura imitekerereze, aho Imana igenda igaragara mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje, dushimye neza yawe, dushimye ubuntu bwawe, dushimye urukundo rwawe, ineza yawe, ubuntu bwawe tugushimira ntabwo burondoreka. Imbabazi zawe watugiriye muri Kristo Yesu ntabwo birondoreka. Zepota sinki ya bimando shaya, lebo fasiki ya bimando shaya, lebo sakota shia mimando shaya. Ubuhanuzi bwose bwagombaga kuvuga Imana izaza gutura mu muntu, bwagomba kuvuga Imana izahinduka umuntu, ikaba mu muntu, ikabana n'abantu, ikagendera mu bantu, ikavugira mu bantu, ikishimira mu bantu, imbaraga zayo zikagaragara mu bantu, ubwenge bwayo bukagaragara mu bantu. Niwo mugambi wari ufite uza mu isi, uza kwambara umubiri, ukawambarira muri Mariya. Washakaga iki? Nta kindi washakaga. Wanze kwicara wenyine, uza kutwisangiza ngo twakire urukundo rwawe rwinshi rwaguteye gukora ikitari gushoboka, icyo Adamu ubwiwe atari kwigira cyo, udahindutse umuntu. Nubwo Adamu yahisemo kubyanga, nyamara we yahisemo nawe kubyanga. Uravuga ngo jewe icyo nakuremeye ni ukugira ngo nguturemo. Gahunda no gucungura, uhitamo gucungura ibyo umuntu yangije, uhitamo gucungura ibyo umuntu yangije. Umuntu urongera urisobaringa umugambi wari uhari wo kuza gutura muri twebwe, nawe utuye muri twebwe. Uyu munsi wa none gendera muri twebwe, uyu munsi wa none ukorera muri twebwe, uyu munsi wa none cyicaro cyawe, ubwami bwawe, ijuru ryahuye n'isi muri twebwe. Uyu munsi wa none turi ibyaremwe bisha, ijuru n'isi nshya byabonekeye mu muntu, aho umuntu zekota shila bimando saya, lebo fasiki yazini, zenkota shire bosaki yavini, enasiki yabini, waje gutura muri twebwe. Cy'umunsi wa none ntabwo badufite, ntabwo tuzacirwaho iteka. Bugingo buhoraho buri muri twebwe, nibwo buzima bwacu. Amahoro ari muri twebwe, nicyo gisubizo icyaha cyavuye hagati yacu nawe. Cy'umunsi wa none turi amahoro. Uyu munsi wa none twagizwe inzu zo guturwamo nawe mu buryo bw'umwuka. Mwuka wera ari muri twe, akorera muri twe. Imbaraga zawe zitagira akagero ntabwo washatse kuzigumana, waje kuzidusangiza. Mu kudusangiza ntiwigeze utanga nkeya ngo izindi dusigarane, waduhaye imbaraga zose. Watwisangije wese, ntiwigeze usigaza n'agace na gatoya. Ubwo ni ubuntu butarondoreka, iyo ni ineza itarondoreka. Zepotashiyami maravisakia, ushimwe kandi uhimbazwe muri byose. Reka ubuntu bwawe bene data dukomeze tukurire mu buntu. Reka ineza yawe ikomeze ikurire muri twebwe. Reka itorero ryawe
dukomeze dukurire mu kumenya no gusobanukirwa uburyo wemeye kuza gufata ishusho y'umuntu mubi, kwemera kuza kwakira umuntu. Ntabwo nubwo bigoye kubisobanukirwa, nubwo kubyumva byagiye bigora abantu batumva uburyo Imana yabaye umuntu, ariko niyo wari umugambi wawe, niyo wari umugambi wo kuza gutura mu muntu, uko umuntu akaba agahinduka ubuturo bwawe, ukaba muri we, ugakorera muri we. Ushimwe, reka iryo hishurirwa, reka ubwo bwiru benshi bakibuhishwe babashe guhishurirwa, basobanukirwe Kristo we byiringiro by'ubwiza. Ibyiringiro nta bindi byari bihari, byari Imana, byari Kristo, byari uko Imana. Ibyiringiro byawe, amahitamo yawe, umwanzuro wawe kwari ukuza gutura muri twebwe. Nushimwe kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, ndabashimiye muri mwaho umugisha. Amen. Glory. Kubona abasore, kubona abagabo Imana ituyemo bakavuga nkabumva lesoketa sikia bimando shaya. Murakoze muri umugisha. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, my brother. Murakoze cyane. Oh.